Imana muyikomera amashyi we, muyikomera amashyi. Irahambaye, Imana irakomeye. Uryamye mu isanduku bakenyeye amafemi, amakaravati, umwenda w'umweru ku isanduku, ndani uryamyemo uri pembeni, urimo gukurikirana n'amagambo. Imana irakomeye. Arangije yirwanaho iravuze ngo mwana ko muzo niko baraseka. Haleluya. Turashima Imana yacu yatwemereye kuboneka hano, hamwe n'ibyo bihabwa icyubahiro. Dufite intasho twazanye bakwiye bw'itorero na paruwase Budete izakira mu izina rya Yesu. Abona ntaza munashaka nta biganza mboneye kandi murakoze. Ubwo izaho nyobora nazo murazemera, nazo muzakira. Abacuranzi mwese muraha, abacuranzi bagira ingeso y'uko ibintu byacu bakabicuranga bahita bisohokera kubera ko bidacuranga, ariko burya ntiwacuranga ibitavuze. Turasoma ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya, ibice 35. Soma wa mbere ngeze ku murongo wa 6, some n'uwa 14, ngeze ku wa 19. Nta handi bwongere gusoma. Turangiza gusoma mvuze, ndabasaba mwese nk'abantu bumvira Imana, ubumve Bibiliya zanyu, bumve icyo Umwuka Wera adushakaho. Mwaririmbye, murabyina, byose mwabikoze, mutegetswe kumva n'ijambo ry'Imana. Murongo wa mbere haravuze ngo, Yeremiya 5 umurongo wa mbere tugeze ku wa 6, turasimbuka dusoma wa 14 dufungire kuri 19. Basoma nihuta. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya rivuye Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Gusa urwaho vino banywe. Vino rero turayivuga. Nuko nzana Yezaniya mwene Yeremiya mwene Hazaniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, bazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Gedaliya umuntu w'Imana. Cyari gihereranye n'icyumba cy'igikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalomu
munyagihe, maze ntegeka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti munywe vino. Ariko barahakana bati tunywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa n'abana banyu. Ku murongo wa 14 twasindutse amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yasohojwe kugeza na bugingo n'ubu. Ntibayinywa kuko bumviye itegeko rya sekuruza, ariko njye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira, kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye n'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nimugabike umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumva. Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubwoko bwo ntibunyumvire. Icyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire kandi nabahamagara ntibitabe. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati uku niko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka byose. Mwakire ijambo ry'Imana. Sijya nsoma amagambo menshi, ariko uyu munsi nabikoze, ariko ntabwo ari icyaha n'ubwihane. Amen. Umuntu ugeze kumbwira ati pasiteri kunda kwigisha amagambo akarishye, ngo twari duhuriye i Kigali, ndakubwiza abantu, arambwira ati uvuga amagambo akarishye uzahera mu cyaro, uzahera mu giturage. Isi kubera ayo magambo ntabwo ari ayo mu mujyi, tumwe dukunda nyine tuba tumaze iminsi muri stresse y'umweru twiruka turi mu ndurumuri ibyo za Dubai, mu Bushinwa, mu Matewusi, baduhuca ndababwira byose biri, ariko arambwira ngo uzahera mu cyaro. Ariko ejo bundi ngiye kurira indege naramubwiye ibintu mbere ngarutse kugenda mu ndege utariki yagenda nuriye indege Kanombe, nabwiye dore zishaka tuzahera mu cyaro, indege bayibwira hari ikibuga cy'indege kiri muri Burera. Mureke twubahe Imana, haleluya, kandi tuyubahe. Tugiye kuganira amagambo akomeye iyo mfite, tuba twarasenze twinginze Imana ngo tuyobore ikatuganisha haba, abazabigisha ibyo kuguruka bazaza, kandi nayo turaziranye nibyo bikiri nabyo bikiri ubu naba muza tukirwa hariya kuri parafo.
ariko iyo twasenze akaduha ibyo tugamo. Haleluya. Tugiye kubanza ku ijambo rivuga ko gukiranuka biruta amasezerano. Gukiranuka biruta amasezerano. Abanyamuka mugiye kureba nabi n'amase. Kandi ayo masezerano ntamenya Imana yagiye kuzura indege muri 2003 zigusengera ibiryo n'umunyenzara ndi mu nzu imwe y'abagamo imvura yaramaga bafata umutaka nijoro kuko nimba y'ibitobore utaba yaraye kugwa ubwo ni umudamu tukaza twicaye dusimbana gufata umutaka kandi uko mu mutaka yarafite hagiye gufashe n'ibasi tugusengera ibiro y'ikirayi ibiro byo kurya byo kurya irambwira ngo uzaryohaye uzahaga abana kandi mwana wanjye uzagenda mu kirere uzagenda mu kirere numva ntibibaho ariko iyi Mana iduha amasezerano kandi ikayasohoza. Haleluya. Iyi mukwacu muzayisura n'indege mfite idirandi ibyo rero mubyihorere si iby'indege tubishyire ku ruhande ibyo ni iby'abantu binaha nshatse kubabwira ko amasezerano Imana iduha irayasohoza ariko ntakakurangaze bakwibagize iyo turi. Amasezerano rero ari munsi yo gukiranuka. Mwabyumvise? Haleluya. Aya magambo dusomye rero ubundi umuntu wese agira ibyo akunda. Nzi umudamu nabonye utwite hafi aha ngaha ngira ngo asabye afite n'amaguru icyo dufite n'amaguru mu bintu Imana yampaye umunwa muremure urazi kuvuga niyo umuriro wagenda nawe irongera impa n'ijisho rireba kandi rero reba rimwe hari umuntu abonye utwite kuyikora akagaragaza gashika akantu hano kanakireba niba gishaka ntabwo niba ari ikibazo kuko ntabwo wari itagira aderese muri iyi korali iyo dutwite ifite aderese tutagira idafite aderese ntiwareba ntabwo iyi korali bakahaguruka nk'ibaze cyangwa nabyo nari n'abasaza we n'abana ntabwo neretswe ngo mwigisha aho paza batangiye kwemera ntabwo neretswe amanayibonesha amaso ayangaye ntabwo neretswe kugera n'ubwo neretswe je ndi umwigisha abantu bavuga butumwa ndandigisha undi mwere mumbwire ariko niyo mumbeshe nanabimenye batavuga ngo Yesu ufite ikibazo cye ntagira yigira hagarara abangaba. Iyo umuntu atwite ababyeyi mwabyara murareba iyo umuntu atwite cyo mu nda nawe ikiyobora undi byerekeye kurya ni basa babyara icyo mu nda n'umumama ikiyobora undi mu byerekeye ibiri ni icyahe umubyeyi w'umwana byajya cyangwa umwana niwe utegeka n'ibyajya noneho cyangwa kuvuga umubara haleluya hano ndagusenga hari igihe cyo mu nda kibwira ababyeyi kikabwira mama we ngo niba udashaka ikijumba cyo mu mbabura ariko kitanahiye neza icyo gikari ntiyibeshe agacobotse Kigali icyo mu nda kirakubwira ngo yewe nagusabye igijumba cy'umugucu kubera iyo mpamvu ngiye kubikwereka ko ntaragira icyo ni cyo mu nda kikamubwira ngo ndashaka iyo myambaro
Tonicharo. Unasubiri fomu ya barabara sasa. Ayo unaiba. Chakula. Alikuja kumbira awachaje mnaandika. Wakati tafari hii. Tujue katao ya ubungeni akajaribu na mkapo. Sasa kutuji. Ichomo mtazamo umuka wewe tulipo. Haleluya. Nuru tegeka kidotuja akategeka awakuja akategeka jatwambala akategeka jatbuga akategeka. Unakuta kubiriza kumbuka shirayi. Amen. Shaza kumukako ikiri muri twibere nicyo kituyobora ibyo turya n'ibyo tunywa iyo twabaniranye kikatuyobora ibyo turya n'ibyo tunywa tukakinaniza umwana arenga apfuye arapfa. Dufite abantu baririmba hano kandi umwana yapfiriye kandi kuririmba umwana yapfuye ntibyakubuza guhamiriza. Reka da ntibyakubuza kuvuga indimi. Hari benshi baririmba mwese mwambaye amanifomu twambaye amakaravati n'amakositimu ariko abenshi umwana yapfiriye mu nda kuko icyo yifuje kurya barakimwira. Ashaka koroshe umuhadirimuzi ngo ntavuye. Agusaba igikoma umuhaye ubuki arangiza. Agusaba icyayi kirimo amata umuhaye amakambu ntanogobotse. Hari benshi bahagaze muri uyu mwanya kandi umwana w'imbere uyobora uw'inyuma yarapfuye. Abenshi muri iki gihe ntabwo gukiranuka ntabwo tubimenyera ku muziki mukeza. Matuna mu pasiteri naje seyo mashara hari amashinyere hayo amashinyere usabye kumva kare vuga n'umwe ntabwo niyo mfite gahunda yo kujya mu ijuru ndaganira n'abantu bake muri terambere ndabizi ariko bake muri abantu mwese mufite gahunda yo kujya mu ijuru mwumvire mu nzira tunyuramo harimo ibyapa harimo amabwiriza agenga iyi nzira kandi mureke mbabwire aya mabwiriza ari mu rurimi rwumva. Amen. Ko mudafashwa nuko ntasomeye mvuga igituma abantu bembe nta kintu nta gitabo kuba mu itangiriro kugera ku byahishuwe indirimbo mwaririmba amanifomu mwakwambara nta kintu mwakora ngo mwemeze abantu barabashyize. Ntacyo mwakora ngo mwemeze Imana. Imana ikireba ikibe. Dawidi yavuze ngo siyara abandi bamvuze mba narihanganye ariko navuzwe n'uwo duhurira mu mugabo. Abibwe numva bamumerekeje njya gusenga ko n'ubundi umuntu usibye amafaranga n'icyubahiro ntugahangane nawe ibindi ari kubuza. Yaravuze ngo mukazaza muvuge nabi inyoni itazabyumva ikayimubwira ko biri amafaranga impande yawe yabaye ngiye gusengera ngo mwana wawe
icyo mwemere nzagutabara kiri ako kantu ko mutagakomeye gashira oya ndabafanye ko ndamaraye ndatekereza kubahamirayo ko muzikome gusa ntabwo mwaza garutse hano ntabwo mwazana biranga nzagutabara kiriho nicyo kintu Imana yabwiye kandi yambwira ngo haba ukuri kw'abantu hakabaho ukuri kw'Imana. Ukuri kw'abantu basinya ko uzakora icyo, ukuri kw'abantu basinya ko ntacyo uzimarira, ukuri kw'abantu meme nawe mu mwuka ntabwo wakuze arakwemera. Ariko uyu mugabo witwa Yesu twakomeje kwemera yagiye atwemeza gake gake. Yesu we nurutse mu ndege nsohotse mu iyo nzu yabo nsanga umuntu ko ntabwo yarambwira ati fotora ifoto kuri WhatsApp y'inyoherereze kugira ngo menye isura yawe nzakumenya. Ndayimwoherereza mpageze nsanga ati fata n'ivarisi nashyize mu modokari y'umukara tsiri ngira ngo wenda ngo anjyanye iwe naje kumenya ko bakoze inama abanyamafaranga bakoze iki bati umuntu uje na Rwanda iyihe ntiyajyanamo hari igihe Imana ibigenza neza ariko hari igitambo uba waratanze nta kindi ni icyo kwigomwa ibyo wari wemerewe kugira ngo Imana ishimwe neza. Rero imodoka no muri hoteli urufunguzo rwo muri hoteli nacyo cyaraye ku bashyize muri hoteli barigenda imodoka zagufata kuri hoteli ijya mu rusengero bakuri hoteli ijya kuri hoteli y'igutaha bose muri hoteli bambaye umuhanda w'abari Nyarwanda fasha iyo byasobanutse Yesu arakunda kurwana bo ngiye gukidika rero cyangwa nasoma nandi kubabwira ngo umwami wanyu araheba ariko n'uwacu niyo mpamvu tubivuga ibyo gusa nta gaciro bizasigara katujye mu isi y'umwuka. Amen. Twasomye amagambo Yeremiya yicaye ni ukuvuga ngo hari igipande cy'Abayuda cyari gituye hakuno hari igipande cya bene Rekabu. Buri gipande buri cyiciro buri shyamba Imana yari yaravuye n'Abayuda irabwira ngo Abayuda ndi Uwiteka n'Imana yanyu ntimuzagire igisindisha inzoga munywa, kabiri ntimugasambane, gatatu ntimukarobe, ntimukarwanire, ntimukambuze isoni ndi Uwiteka Imana yanyu. Abayuda bati tuzabikora. Iyo si Imana. Ku ruhande dusoma mu rwego Rekabu rwo kwa Minadabu uwambaye inyama n'amaraso ahamagara abamukomokaho aravuga ngo ni Yodabu mwene Rekabu bana banjye nabyaye mu rugimbi mwakomotse muri njye mwumva uko mvugana namwe ntimukanywe inzoga. Kabiri ntimuzabe no mu mazu yubatswe n'abantu muzere mu mahema. Abamuko mwese muzakurikira iryo tegeko Imana ivugiye aha Rekabu avugiye aha mwumva ko abantu n'Imana. Bwarakeye Abayuda barafashwa muzi kubyina umuziki abapantekote n'abazi muzi kunyerera mbese ntihabaho ikamba ryo guhemba bagiye neza muzaba nk'abakabiri muri abantu ndagera no ku mateleviziyo harababaho ariko mwaba nk'abakabiri. Ariko no kubyina ni byiza, kubyina ariko n'umuntu w'imbere ariko atanga apfuye kwa
iyo kera abayuda bananira Imana. Twasomye ngo Imana ikajya yohereza abahanuzi mu gitondo ngo nibature, igakorwa n'abantu bangahe? Bangahe? 50. Ubu ni bangahe? Benshi. Yamara amasengesho kuwa kangahe? Kuwa gatanu akaza bangahe? 80 cyangwa 70. Reba uko bangana. Birangira mu rusengero Abayuda bacitse, Imana ikoreza abahanuzi ngo mujye kubwira ubwoko bungabikire nanjye mbagarukire. Bati ariko Rekabu abana be bakomeza itegeko rya sekuru, kandi abarekabu nta juru bafite. Munyumve, abarekabu nta juru, nta mugisha, reka nta mpande yo guhanura ko Rekabu, nta kwerekwa, nta kurondora, nta kubyina, nta gucuranga, nta masezerano bafite. Reka ariko uba bya sekuru imyaka ishize we Imana yamagara Yeremiya iti Yeremiya we ati karame ati witegereje neza ntacyo nabonye ati ngende uwite kureba hose abo kwa Rekabu bubahirije amategeko n'amateka ya sekuru, ariko abo nababuriye nkabambika, abo nubakiye amazu nkabaha amaperime, nkabaha ibipangu, nkabaha amadiplome, barananiye. Kandi reka mbabwire, nuko Imana atari ingome, iramutse yishubije ibyo waboneye mu rusengero. Umvikana, Imana irabizi, Imana irabizi, yampamagaye nambaye imyenda nahawe umwanya wanjye, ndavuga n'ukuri, ntacyo kuntwaye. Nje nsezerana n'umugore wanjye turi kumwe, nagiye ikoti vuga ngo rimwe, ntira karuvati vuga ngo kabiri, n'urukweto ni umugabo hano wagumaye wazicuruzaga Musanzira ba Berikera bamuzi yitwa Rukarage. Ishati n'uyumwe nambaye n'umugore wanjye baregereye kositimu ye nayiti imbago nagenda yabicagire nazitiye mu mwanya wanjye hano mu mujyi naravuga namenye. Ubwo naha kumvikana mwebuje muri iyi waje ntacyo ufite, waje zeru, nta diplome, nta kazi, iyo sura uyiboneye mu rusengero ku gahenge, ibyo bibonye mukikiye naha mubibone. Tuno hanze barabyara arewe ibeje, ariko umaze kugeramo muzamura indunga ndende. Njye yampamagaye nta kintu mfite, nta n'amaguru ngira, kandi ariko nabonye ikimenyetso nigeze kujya muri rya soko rya mbere batari barisenge baryibuka, nigeze nijya mu nsanga umuzungu ari gutanga amafaranga, ari kuyiha abantu bamugaye n'abasezeranye. Rero njye mpanyuze ndatambuka ndikomere, umuntu arambwira ngo hano umuzungu utanga amafaranga y'abantu bameze nk'amwe kari hehe, ndakibuka nsanga ari kuyatanga n'amasubira yo yakikiriye aminoti ya 500 ngo ndende metere ijwi risangaho kibacuzaga inkweto icyo gihe aho ryambwira rirambwira ayo mafaranga wake ntabwo ari ayawe, yasubize beneyo. Jesi none acitse akaguru ngo yasubize beneyo.
none se kameze gasubize beyo narayasubije bwa ndagendanye ahabereye nyine ndigende wikeye atanga ihene z'abantu b'abatindi kera igikutekere cyari cyiza hajya byari biga ubiba bizi kuko nyine bizi mu mutwe abantu cy'abakiri abaherwe abakire abakungu abakene abatindi batindi nyakujya n'abahaye gukira kwa kabiri harambwe barimo n'abantu bitwa aboro bari muri bibi aboro rero nicyo gihe bw'ubuzima bweshanye icyaha bari bashyize mu batindi umusabye imana renga nende mu batindi kaba barabirwaniraga kugira ngo inkumba nziza zibagere rero naho bimwe batanga ihene z'abatindi sinzibagire kera ndimo bwo buzima tujya kubona twari muri nyanya ruhanze hakusanyira rw'abakuru umudugudu abana batindi ati umutindi wambere bakamamagaza bakabona biramubereka ngo agiye gufata umutindi bakakamuza akayaga agiye gufata bakataka bakamusoma uwakataka n'umutindi kazi runaka babageze umutindi musabwa imana ababwiriza narabirere umwami Yesu iyi hene ndayikeneye ari kirisito iri zina ryitiriwe iyi hene nta hene mfata umutima wanjye ukorana inama n'umwuka wera nta hene mfata nari nikeneye ari kirisito y'abatindi kandi arakumenye washinze ihagarara muje muri mpagarara nibije birakomereye tuzamuvuga neza kabone n'ubwo ushoje n'ubwo wamuraye ikuriye ariko kubaho wamba umwenda wa make ariko Yesu agira ate yubahwe barabona kudahaguruka gusabye imana ndiganyirize nose n'umutiri umakana ndahaguruka ndahindafata nose ubakiye ntayufata nose nuri umutiri ntabwo ndiwe bayikurikiraho ntarabuzina aherutse gupfa bati muyihererwa ubwo arahamara ibyo murokore bwanyu ubwo arabanza guseba ntayumva barayimuha nageze mu rugo nsengera muri ya nzu mbabwira ufata umutaka nijoro imbere umwami Yesu reka mubwize ukuri ninjye nawe burya nanze guseba nahihene rwose ndayikeneye ariko nanze guseba ariko ndayikeneye baba batambitse neza iyo nkaya barayitaye ariko bayize bavuye mu kirere zose zinka umuntu yagiye imbere y'inka ndafite ko ntaho kwiragira ati ngo ndayimo ndamuha amafaranga uzayigurira ariwe gusa ibyasohoye buriya Yesu nusanga hano bamuvuga nabi uri umwana uzitambike urijugunyeyo ibiki usanga bari kumuvuga nabi baje kumuvuga nabi bakamukoba bakamuseka nawe bacece dufite n'abarokore bafasha apakanye kuvuga Yesu nabi wareka ukamubigenera hano nuko Yeremiya abwira abarekabu abwiwe n'umwuka wera umwuka abwira Yeremiya mwarananiye ariko abarekabu babo bumviriye ko rya sekuru ari umuntu nta n'ubugingo afite rekabu nasomye Bibiliya ngerageza no kuja mu bindi bitabo
soma iyi nkuru ngo nuko Imana ibwira Yeremiya ngo hamagara abarekabu bose nibakwita ndakubwira icyo urababwira. Yeremiya hamagara abarekabu, ahageze bamugeze imbere Imana ibwira Yeremiya ngo ntubashyire mu kibuga cy'umupira, bazane hehe mu rusengero rw'Uwiteka nguru rwamubona. Igitangaje Yeremiya bicazaho amakorari yicara. Ntabwo mpanuye buriya maze mwumve nawe. Abarekabu baraza bicara mu ntebe za korari n'iz'abadiyakoni. Kuba musikari baje tujya tubahamagara abavana ko bari kumpi maremare nzaza ndaza. Bamaze kwica Yeremiya ati Imana akunze ko nabashyize mu rusengero, ubundi aya mabara nakoze, aya mahano nkoze ubundi ni Imana tuvuganye cyangwa se Imana igiye guhana. Rero nta hantu utanyura. Barekabu baricara, uburekabu bwabo nta disipurine bagira, reka data barica uburekabu. Habiri ndavuga ati habiri ndongera, ariko buri wese afite disipurine agenda. Abarekabu baricara n'ibyamuzanyije barabyicana mu rusengero, bararambiriza. Yeremiya ati none ko nabazanye none nkore Imana ibwira Yeremiya we ubwo wabazanye sohoka uje mu kabari ugure urwabo ugure vino. Ibaze rero pasire reka nitonde gatoya, ijwi rikwiye kugura mitsingi. Aya mwese ndi kubabaza igisubizo mwaba nanjye mfashe mikorofone ni wowe. Ariko Yeremiya yari asanzwe avugana n'Imana, ayaka ibimenyetso irabimuha ngo ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, jya kugura urwawe. Yeremiya ati ntubivuze ntundi kirangukira Imana n'uyikirangukira ingaruka izazirengera. Bana kudiha aho bakubise inkoni ikazahomora ko wanakubise niba kimwe hano muri iyi nzira nta kinyenga kimwe ndababwira, muri nta kinyenga kirimo nta iri najya kugura urwaho wasomye awuzanye azanye urwaho hino. Imana ishaka ibicuma n'ibikombe twasomye, bikombe arabizana gusukamo vino, asukamo urwagwa rurabira ruri gusinzira. Ariko mareba amasengesho gisengera nyuma yaraye Mana ishimwe basukurwa. Igitangaje Imana Yeremiya ngo urwo rwanya vino ihereza abarekabu bayinywe. Yeremiya ashaka imaze gutakaza ko byaje muri n'abashimwe. Izi ndirimbo uvuga ntabwo zikigezweho. Dufite abantu baziga i Kigali bazigisha izi muvuga, izi muvuga bano wari amakuru ngenda nta ntara y'u Rwanda, nta komine, nta segiteri, nta murenge, nta kagari ko mu Rwanda ntaho ntayo. N'ubugiye kumara kubwiriza tuje gutega kuzashingura Pasiteri Theogene mu mwanya wawe twarabanye tujye gufatira irembo bose bamuhanye kubera ubukene. Iyo nakayigeze wapfuye urabona uruhengeri wapfuye kwikana bagiye bifatira irembo tuje urongeye gusohoka ujye gutega ubwo turamushingura tuzamushingura ku wa gatatu saa 10 maze ntururebe
iyi nzira nta kigenda kibamo. Gukiranuka biruta amasezerano. Gukiranuka biruta indirimbo mwaririmbye. Gukiranuka biruta ibyuma mucuranga. Gukiranuka biruta indimi muvuga. Gukiranuka biruta amarepetisiyo mukora. Gukiranuka biruta amaturo mutanga. Gukiranuka biruta za nyimature dukora. Gukiranuka biruta byose. Kora umusaza gukiranuka uzabanza imbere imirimo ikurikire. Ntabwo imirimo izajya imbere gukiranuka, hazabanza gukiranuka hakurikiraho imirimo. Yeremiya arangije ati Imana iravuze ngo mumurikaho. Abarengabo barakorera ngo bivuze muke, iravuze ngo mumurikaho. Yasutse mu bikombe no mu bicupa twasa biri kubiri. Ati iravuze ngo bicaye hehe, bicaye hehe mu rusenge mu nyumvire. Iyi Mana rero ababashije kuri komantere y'urupfu rwa Theogene bari komanda rwose ubikoreye iki koko pakiri mutoya. Iyi Mana igisubizo ni kimwe. Iyi Mana dukorera ireba mu bintu byose. Imana ireba kandi iyi Mana ntabwo bigira. Iyi Mana nta so bigira. Yarumahuje iyi Mwana ntabwo yibaza ngo bikoreye iki. Mwese ishaka y'abakuraho kandi ugaca n'uje urabona bukeye ujya urabona mu Mana ashimwe. Ushobora kuba waje ariko ntusubire mu niyo kubahwa iyi Mana yacu. Yeremiya ati Imana navuze ngo yabanje kubagendagenda baranga ati rako ntabwo muzi ko n'umuhanga cyangwa mwanyiciranye. Yabanje kubatereka kubiringa ati mumuriro batenda rwari kureba tumundo basubira ko tega abareka kuzo aratereka riringanira arari yirwana iravuze ngo mumuriro ko muzo niko baraseka barakwenu kandi babicaye ku ntebe z'abakiriya. Sabariri umurekabu chef de famille, umurekabu umukuru w'umuryango arahaguruka ati we kwirirwa wikungumura imbere yawe. Twebwe sokuruza Nadabu akiriwe yari yarapfuye ziri gukura, yari yarapfuye ariko amabwiriza akomeza kubahirizwa. Twebwe sokuruza Nadabu akiriwe twe turabarekabu. Yaravuze ngo ntihakagira umurekabu n'umurekabu kazi unywa ku nzoga. Kubera iyo mpamvu twebwe ntabwo tunywa inzoga ahubwo yinywe nikunanira uyisangire n'uwagutumye. Tubita guhamya, cyo bita guhamya we, cyo bita guhamya. Kakabye karakomeye kandi nanjye izakamfasha. Nugera ahantu bigusaba guhamya ugapfa, birashoboka ntibishoboka? Nugera ahantu nawe usabye Imana ufashe mikorofone nawe mwarimu we basigaye itorero yumva neza. Umva neza nugera ahantu ukumva ukagera ahantu ugasanga bikaba ngombwa yuko n'umuhamya urapfa, n'utamuhamya urakira. Nugera kuri icyo gikorwa uzamuhamye. Icyo gihe mu Kinyarwanda baravuga ngo amagara azaba yaterewe hehe, yaterewe he hajya bongeraho iyo amagara akamarama, iyo amagara aterewe hejuru bigenda umuntu asamaye. Biravuze ngo nugera ahantu ukabona guhamya Yesu biragushira mu ngorane, ariko nukwepa
urakomeza wirerere wirire ibirayi n'umuceri, aho uzamuhamye yego ashirwe hejuru, ibizakurikira azabyirengera, ariko izo mbaraga ntazo dufite. Rero nanjye uvuga ibi, hari igihe nagera mu koni nk'iryo ukwebye kangahe, ukwebye kangahe ntakare n'urupfu ari akazi gusa urahomba. Yewe databe, Imana ibidufashemo, ifashemo abareka ntabwo inzoga turakurahiye subahuza tuba inzoga kubera iyo mpamvu ntayo tunywa batisubiriye uretse ibintu byo gutigita byihorera nta kintu baduhamagarira ndakenera ngo munywe inzoga rero ntari gutangaza ko ntari bagiye guhaguruka twasubye ku murongo wa 16 kugeza mu wa 19 havuze ngo nuko Imana yo mu ijuru n'ubuturo bwayo yakurikiranye iyo filimi. Haleluya! Ahantu hose uryama, aho wicara, aho unywa, aho winjira, aho ukorera amabara hose Imana ifite foto yawe kandi yaragukanye. Imana ibwira Yeremiya ngo Yeremiya we batari bahaguruka mu bica babwira ngo ndi Uwiteka. Haleluya! Babwira ngo ndi Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli iravuze. Kubwira abarekamo uko mwubahirije amategeko n'amabwiriza ya sokuruza wanyu Adamu mukayagendera n'umusuzuguro, abayuda banyu bakaba barasuzwe kandi abagendereza. None kuva uyu mwaka bwira abareka bakiri mu rusengero ngo ndi Uwiteka, ntihazabura abarekamu bicara imbere yanjye. Bivuze biki? Bivuze biki? Niba wakurikiye umuhanuzi bivuze biki? Iravuze ngo izo ntebe wicayemo muzigumemo. Mugira muzigumemo, ba nyirazo barangara. Wasengeye mbere ibi bintu umenya agaciro kabyo babivuyemo ntabwo mwabyumva. Hari umukirisitu mfite yazanye umugore wa kabiri aramuzana umuhanuzi uwa kabiri amwigika uretse kuganira nambere ngo pasitori karabira ati nk'ubu ndyamye gasanga nasubiye muri korali ati nto nasoro kandi mbitekereza ati bizapfa kubona. Umugore wa kabiri amaze kubyara na se wari umurokore w'umukristo w'umudiyakoni sefini. Ni imbabazi z'ikirere Imana agucira urubanza na birashoboka, ariko si none n'ubu ryari gasanga nasubiye muri korali. Yaransekeye, yari ku bwabo bagenderaga mu hafi y'ibyatsi kuko azi ko apfuye mu yabiko yiciriyeho n'itetse bo ndashoboye. Amen. Mperutse gutekereza kansoze, mperutse gutekereza ku ijuru. Mwese tuzajyayo? Amasaha mubona ko yihuta ntabwo ndi bwongere ku Mana imfashe. Muri kundebiriza bikoreka nakamanye makora samurati abahaye bigira undi ejo n'igishyo bikini ejo n'igishyo bikini abari bere bateranye bakari kubahugura ndababwira ngo indirimbo yujuje isabwa ni ibintu bibiri ababwira cyamuzanira ababwira muzanira ababwira reka ababwira indirimbo yuzuye ituma abantu bafashwa irimo ibintu bibiri. Icyambere ubwenge
iki kabiri ni ubuhanga, gatatu ubushobozi, kane ni umwuka we. Kimwe cyubuze wapi? Ubwo ariko ibyatsi byose muri ibyo ubwenge, iyo bahaye muri bimwe ugashaka agategeshwa gusa n'ijoro nk'itandatu waba wabuze. Ntabwo muroge ndabafasha, babahaye imwe murasohoka mushizeho n'itara sita na gatatu kandi bataha saa sita hari na konseri hari ubwo wabuze. Bani babarije nonara ubwo ni ubwenge. Zakaganira iwacu paretse gutekereza ku ijuru, ritekerezaho usanga bihana kandi biha ijoro rihana ntabyo. Igeze mu masaha 8 ndota napfuye, ari gusabye Imana ndarose napfuye, ndota mwese ntimuzapfa, muzapfa baciyeho amatoni y'ibitaka. Ni hahandi hanyu muzapfa, ni hahandi mushaka mukizwe neza mudapfa. Ndota napfuye ahantu nyoboye, hari ahantu ushobora amateka amaserekeye y'umuntu wapfuye munyapfira nkabitoza. Ndota banyandikiye mu sanduku Yesu Nazareti, mbona abadiyakoni bose bambaye imishanana bakenyeye, ndabibona mbona umudamu nawe yarambaye imikenyero yambaye n'amarineti y'umukara. Ibi ni ibiki? Mbona umuhungu wanjye uri muri torofu bikabobo afashe umusaraba, ndabibona. No iyo umuntu ari mu nzozi ntabwo mbona abaririmbyi bose bambaye amanifomo, mbona bari kuririmba, mbona urusengero rwuzuye, mbona abapasiteri bagenzi banjye bambaye amakoti bagusa isanduku ryanjye. Mwagiye mu nzozi isa agafunguzo, ntafite agafunguzo, terera noneho mbona umudamu wanjye ahagaze gusa amabwira ubundi imvugo tuba muri uyu munsi rizingiye aho ngaho ngataha. Mutega amatwi cyane, iyo navuze kare mushaka kwishyira ku ruhande, ariko ubyumve cyane ko niho ruzingiye. Kiri muri iyo filime mbona haje marayika ahagarara ku isanduku ryanjye, nibyo niyiboneye n'amaso, ahereza umudamu wanjye urufunguzo, ambaza ibibazo bitatu. Uyu wahoze ntabwo uyu wahoze komana mfashe niba n'ikibazo tukabona nyinshi wapfuye arapfunye kwata, wapfuye aragiye ntagaruka kujya bari bashuka, wapfuye aba yafatiyeho ntagaruka. Ndashimira Imana ko ntafatiyeho isi muri kunywa kandi umuntu wageze aho ngaho kugira ngo ngaruke ubuntu bw'Imana nuko bapfa ujya wafata nuko aho urufunguzo ati wahoze ari umugabo wawe kugira ngo ajye mu ijuru, ukamubwira niwe hura arimo ninde uri kundeba mu mwanya ufite umudamu, buriya niho ruzingiye. Kambabwiza ukuri ntaho i Kigali niyo ndaza kubafata. Arambwira ngo ushingiye ku mibanire yawe n'uwahoze ari umugabo wawe ari nawe, ubwo ndi kumva Imana igira amaboko. Iyi Imana igira amaboko, urya ni mu sanduku unawe ukurikirana inkuru. Imana irashoboye, Imana muyikomera amashyi we, muyikomera amashyi. Irahambaye, Imana irakomeye. Uryamye mu isanduku bakenyeye amafemi, amakaravati, umwenda w'umweru ku isanduku, ndani uryamyemo uri pembeni, urimo gukurikirana n'amagambo. Imana irakomeye.
imana idakomeye ntayikurikira, ariko imyaka maranye y'imyaka 30 n'umwe sindicuza twacikiyemo amaguru, tuburiramo n'abagore, tunasonzeramo, ariko izi korona iramubwira ngo ushingiye uko mubana kuri kimwe, ugashingira uko ubona yakora ku murimo wanjye nagiye, ukabona n'ibyo bamuvugaho, ibyo ni bitatu. Ushingiye kuri ibyo amuha urufunguzo, ibyo bamuvugaho, uko ubona mu nzu yanjye akora umurimo wanjye, nuko mubanye wamuhishe icyanteye ngo aravuga ngo nuzane iby'amarangamutima nturaryama. Ibi mihano basheri bashushu baswete ndi imbere y'Imana, wavuga uti ngize ntashashe ngize ntaje nzakorera abana ngize ntaje wopfa ubwo samu umuntu yapfushije umugore yapfuye, ukabona bakabona guhengereza mama bamutajyanagamo wanyamura n'ijoro rimwe urarira warangiza ukajya kurya ibirayi, ubuzima bugakomeza weke gupfa mwari gupfa bamikino urababara kandi urababara pe bigaragara icupa no guhengerezamo kutari bamwe tukazimbukiramo n'amasari tubane mabere ujya badakurekuye ntiwanajyamo, banakurekuye ntiwanajyamo, mwe ntabwo Imana ishimira azagufata. Umudamu atarasubiza marayika mbadazutse je nakoze icyo bita jimu mu gitanda, ndabona njyewe uzutera numva ndi kubabara, numva kari gutera akaguru, ngira guca numva birebe, ngura y'ikuvura n'ishuka numva ngira birasobanutse. Ese ni njye ugarutse muri ya sandu abaririmbyi abadiyakoni beno ngira ubwoba madamu ibyubu isikana ibitebya utasere birakomeye aranga norosore ibintu ibyubu ntibirakomeye ate waje batagisizira ko ndiwe mu kazi ke mama we nimpfuye buriya mpfuye aramba njya mpaka ndayibona oya birakomeye impfuye yumvishe gupfa tugatsindagiye imbogo n'usasari ni umuntu yakora ukuze mu gakiza, naboze mu bintu nayimubwiye kandi tubaza gufata none yamutse mpfuye nshinge ku byo nababwiye kare mbisubiramo ntiwambye wamubwiye nk'abategereje nta mikino ihari. Arambwira ati noneho kubajije perezida utitatu utekereza itanu ndayimuha ayirangira ati mbiri itanu rwose bayicoke ndayimuha kandi mareta yakubwiye ngo nuboga urajya mu musanzu tugeza amariba yo kwiyumvamo waryo utayivamo. Umudamu yumvishe ko nawe yajyamo aramutse abogamye ukurara kumbwira abo babwira se imiyana muje mubwira muzi kujurira cyangwa ridahari icyo birangiye atajya amajembuke bimushyira amaranga atumbura umugabo wanjye ikibazo mbagiye kirakomeye aho wabwiye ngo nimbesha nimboga mutaryamamo ubuzima ati nta juru nawe sigende babeshe ndi n'imbere y'Imana ntabyo nabwiye rapatuma ndabizi ugera mu nijyana
ntabwo nakwibera Yesu ariko madaji yiteye kura n'amaboko n'amabazi na superi nkura n'umuceri nkura n'umuretisha ndavuga ati ntabwo nabo ati iby'inaha iby'inaha uzi kubishakisha ariko ibyahari ni ukuri kw'ijambo ry'Imana bagiye ntabwo nabo ngo turi mu gitanda saa cyenda ati mbo kansoze ngasenge bantu b'Imana muri mu rusengero abashaka kujya mu ijuru mwumva ibindi ijuru ntabwo rituruka mu rugo ijuru ntabwo rituruka mu ruhimbi ijuru riba mu gifomo mwambaye ntiriva bwina cyane sibyo bya ijuru rihera mu rugo uwo mubana nawe niba ntabyo yaguha kwereka ifatire yawe ibyo wahisha mu rusengero byose ubesha ntacyo zawe arambwa ntacyo gushinja niko yabwiye ati ujugira ujugira umujinya ati iyo twakoze amakosa n'abana ujya urakara ukagira ubwoba rwose tukumva twakwisokera mu nzu kubera iyo mpamvu umugabo wanjye ntabwo namuhamera uwo mujinya we w'umurandura kandi uri pasitoro kandi uri n'umukirisitu wigisha abandi ntabwo naguha nsanga kandi ntabwo ambesheye nsanga ntabwo ambesheye nsanga ndafashwe ihangane nshaka sinzagaruka ahangaha nabatindiye ndabizi kabirangize neza no kuyobora abantu ntabwo utazabageza ntacyo bimaze ntabwira amafaranga mugomore murayabona mwishyure mu turu mumve n'ingiyi mumve n'ingiyi ubwo ni madamu kuko hari nawe ariko nsanga ntabwo ambeshe kubera ko nshaka ijuru ntekereje inyama y'urufunguzo nuruha mu gitanda mugama ku isima ndavuga ni madamu umujinya sinzongera kuwugira ndihageze imbere y'Imana abarambaye nose ko wambajije gutyo ati njyewe mvuye kimwe kuri kimwe nange ndafitaha bati imbere y'Imana nabeshe nakuri ndicamwana njye nareko kandi ko njye nareko rwose ariko nawe impamvu tutari ni umujinya ariko ndakora ari impamvu ingabo ye yombi nanjye iyo nsanze mu nzu ari akajagari ndarakara iyo nsanze ikintu kitari mu mwanya wacyo ndarakara nsanga isafuriya ahangaha igikombe kiri aha isahani kuri televiziyo sinini ni urugero ntanze arambwira ati nanjye mugabo kuva uyu mwanya nihanye akajagari kimwe kuri kimwe nihanye iki kajagari mbese ubu ndamutse nanjye mpfuye nk'uko uriya mupasitoro yapfuye narimbuka kuko nzi ikibazo cyacyo hanze ariko mu rugo yavuga ati igire ku isi uwo ndomaze nk'imyaka 3 njijije ibyo rero nta kindi cyaha nari n'uwo kandi uwo mushinga numvaga ari ukikangira mu mugabo ikangira ariko ndashimira Imana ko impamvu ivuze najyayo ikibazo kirabaza ko bahaye urufunguzo umugore wawe yagurisha uwo mugabo yewe we bahaye urufunguzo umugabo wawe wa mugore we yagurisha isuzume reka gikemuye niba uri kumva atayiguha ndagusengera iguha imbaraga iki kiganiro mukigiranye ibyo bakuvugaho hanze arabizi ibyo bakuvugaho hanze nawe urabizi mucoce niba ari no kubeshera mwisobanure ubwiza ukuri ijuru rihera mu rugo ntabwo rihera mu rusengero mwakira ijambo ry'Imana
bisaba imbaraga z'umwuka wera. Hari n'abatabona aho bahera, ubisengera Imana mu buryo n'inzira yo gufungura icyo cyumba cy'ijuru. Haleluya. Bwarakeye nsengesha abana ari ku wa kane, nabo ndakibabaza ko muri covid basenga ku wa kane, ndabaze bana bategura mfedaganyije mwambije wabuki papa ngene mfite abana b'abasore gusa n'abahungu ngira papa ukoze fuye mami papa tukubwije ntabwo twako ndi kuruhi sikubere wala ko mu rugo tworora inkoko nyinshi barambira iyo mwagetse wona ma urya amaguru n'udutuza tukaduhamagara buri gihe kandi koko kubera iyo mpamvu ntaje twabona muduhamagara gusa bwarakeye bati inkoko barayica babaha amaguru n'udutuza wikeye simanje papa twari mwitondera abana n'ubwo batavuga hari bafite amaso banaratekereza. Ijuru muritegurire mu rugo no hano mu rusengero, aha harimo indaya, aha harimo abajura, harimo abasambanyi hano, harimo abanywa b'inzoga hano, aha ni mu isoko, ni nko mu isoko, aha ni nko mu isoko, abasambanyi barimo, abajura barimo, abicanyi barimo, aha ni nko mu isoko, aha niho duhurira tujya kuba amabwiriza yo muri uru rugendo. Aho gukiranuka kuruta amasaza kandi hereye mu rugo. Ngiye gusengera abo bantu babiri mu kinge, tugiye gusenga bajya ko mu kinge. Ngiye gusengera umuntu wa mbere uwiyemeje gukora iki kizami Imana nkoresheje bikamfasha kugitsinda. Niba ushaka uhaguruke usenge Imana iguhe ubwenge n'imbaraga. Nushaka Pawulo abashaka ijuru n'abashaka ijuru, kuko amaze kumenya ko n'abaje muri twebwe bafite ibindi bibaza barimo ndabizi, bafite indi misiyo mu rusengero biyicane, ariko abashaka ijuru muhaguruke basengera Imana, mugende ibahe imbaraga, ibahe n'ubwenge, iki kintu mugikore mu izina rya Yesu. Mana nyir'ingabo, Mana isumba byose, turagushimiye kuko uri Imana yumva amasengero. Iri jambo ry'abateguwe ry'abashimye ku itariki ya 25 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ko rishika mu matwi y'abana bawe. Duhawe ikizamini kandi amahirwe dufite mu kizamini tugiye gukora ni wowe ugitanze, kandi uradukopeza kandi n'ikosowe. Niyo mahirwe dufite. Sengera abagabo, sengera abagore, sengera abasore, sengera abakobwa, sengera umuntu wese uri hano witeguye gutangira aho umupira warengeye, gutangira hariya mu rugo. Ijuru rihera mu rugo, rihera ku ruhimbi, ntabwo ari muri korali, ntabwo ari muri kidiyakoni, ntabwo ari mu rusengero. Sengera biyemeje kujya gukora ikizamini, ndabasengera mubahe imbaraga n'ubwenge, kandi ubahe guhamya, bashire amanga, babwizanye ukuri mu izina rya Yesu. Ndasabye mu bahe ubwenge, ndongeye mbisubiyemo mu abantu bahe ubwenge uko bari bwitware. Hari aho byashoboka ako kanya, hari n'aho bitashoboka aka kanya. Ndasezerwa mubahe imbaraga n'ubwenge, bamenye umwanya wo kubivugiramo uwo ari we. Urakoze Mwami kubyumvise, tugushimiye ko ugiye guherekeza abantu bawe muri icyo gikorwa barajyamo, haba ejo, haba nimugoroba, haba ejo bundi, usanze ijuru ni n'intambara ariko byoroheye ukwizera. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu wacu, amen. Mana mwihamije. Igice cya mbere abanye natwe, dusengera icya kabiri, nk'uko Imana akomeza kubidufashamo.
izina rya Yesu Kristo, amen.